isura bayangije, ijisho rimwe barivanyemo, urebye ni nk'ikinyundo cyangwa ikibuye bafashe bagakubita mu isura ye kuko bayangije cyane. Birakomeye, ni ibintu biteye ubwoba, ngiye kuva nanabaho nibwo nabona umuntu bishe kuriya. Ni indengakamere kuko ni ibintu biteye ubwoba. Urupfu rwe ngo ari umuntu. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunda habereye amahano akomeye cyane ibyarishije abaturage benshi cyane bikariza n'abanyarwanda cyane cyane abatuye mu murenge wa Gatunda akarere n'aka Gasabo. Iyi nkuru nuyumva nawe uraza kurira, biragusaba gumisheho urushinge rwawe kugira ngo wumve iyi nkuru irangire koko ikubiyemo ibintu byinshi cyane, ikubiyemo agahinda, umubabaro ndetse n'ibyishimo kubera ko ibyabereye hano mu murenge biteye ubwoba ndetse byarijije n'abantu benshi ubwo inzego z'ubuyobozi zahageze, inzego ziva zikagera, inzego za polisi, urwego rwa gisirikare, urwego rwa daso, urwego rw'abanyerondo, urwego rw'imidugudu rwahageze, nabo bifata ku munwa, nabo bararira bitewe n'ibyo bari babonesheje amaso yabo. Ibi rero nawe nuza kubyumva uraza kurira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora, kandi ikindi nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe, Imana ibandindire. Reka dutangire dutya. Mu karere ka Gasabo habereye amahano akomeye cyane, abaturage barataka basaba n'ubufasha kubera abagabo babategera bakabambura ibyo bafite. Kuri uno munsi rero habaye amahano. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko wari umaze umwaka umwe ashatse umugabo, dore ko uyu mugore yari atwite, ibisambo byaje kumwambura ubusa ku karubanda ndetse n'imyenda yose bayikuramo ku karubanda, baramusambanya uyu mugore kugera ubwo yitabye Imana. Uyu mugore yasambanyijwe kugera ubwo yitabye Imana, kandi ibi ngibi babikoze ku manywa y'ihangu. Abaturage bakomeza batabaza inzego z'ubuyobozi, habanje kuza mukuru w'umudugudu n'abanyerondo. Ibi bisambo byiremye mu gatsiko biyita abaparakomando. Mu kwirema rero agatsiko kwa bino bisambo rero byagoteye hamwe uyu mugore, barangije baramusambanya, abandi bakavarinza abanyerondo ko bazaga bakubitwaga, ibi bisambo byabakubitaga. Abaturage rero barasaba ubufasha kubera ko ibiri kubera hano mu karere ka Gasabo murenge wa Rutunda byarijije abanyarwanda benshi cyane. Kamabwira ukuntu byagenze nizimbye mu magambo, reka iyi nkuru nyihere ku murongo. Hari ku itariki zisanga 7 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunda, aho umugore yaje gutegerwa mu nzira n'ibisambo bimwambura ibyo yari afite biranamusambanya. Uyu mugore bamusambanyije paka ashijemo umwuka, dore ko barangije kumusambanya bakamusiga ku muhanda bamwambuye imyenda buri. Ubugenzacyaha ribu bwahise buta muri yombi bino bisambo aho biva bikagera ndetse binakubitwa, bahita babita muri yombi bikurikiranwe icyaha cyo gusambanya umugore, akahita hasiga n'ubuzima, dore ko uyu mugore yari anatwite. Ikintu cyarijije abanyarwanda benshi cyane, uyu mugore yari atwite inda y'amezi 8 yose. Ega inyamaswa bamusambanyije paka haburiye ubuzima, yatatse bakajya bamufungira ibintu mu kanwa, kugira ngo atavuza induru cyangwa kugira ngo atataka, bakamushyira ibintu mu kanwa. Abaturage bari kureba n'abanyerondo bari kureba, abanyerondo bajya gutabara rwose bakageraho bagakubitwa. Nibwo rero baje guhamagaza inzego z'ubuyobozi, inzego za polisi n'inzego za gisirikare, ziraza bano bagabo bahita batabwa muri yombi, dore ko babagose bese bamanika amaboko, kuko ahangaho utari kumanika amaboko yari kuyitaraswa kubera yuko icyaha bakoze n'icyaha cy'indengakamere. Rero aba bagabo igifungo bari bukatirwe nta kuzuyaza ni igifungo cya burundu bitewe n'ibyo bakoze, ni ukwica umuntu bagashinyagurira n'umurambo, kubera ko gusambanya umugore ku karubanda bagashyira ubwambure bwe hanze ndetse barangije bakamusambanya paka ashijemo umwuka. Gusa ibi ngibi ntabwo nari kubishyira hano kuri kamera, YouTube yari kumpana, ariko niba ushaka kureba uko byagenze amavideo nagiye nyafata ari ku zindi nkoranyambaga tugenda dukoresha, TikTok Kidasamura TV Rwanda, Instagram Kidasamura TV Rwanda, Twitter ariyo X ariyo yitwaga Twitter, naho ni Kidasamura TV Rwanda. Ayo mavideo rero no hantu wayasanga, urumva nyashyize kuri YouTube bahita baduhana byihuse cyane, ntabwo byemeye gushyira imirambo kuri gutya cyangwa gushyira imirambo kuri video ukayishyira kuri YouTube ukayaploadinga, ntabwo ibi ngibi bikunda.
ibingibi bahita baguhana. Ubugenzacyaha rero RIB bwataye muri yombi aba bagabo bakurikiranyweho icyaha cyo kuba basambanyije umugore paka hashije ubuzima, dore ko umugabo wiwe akimenya bino yahise agwa muri koma. Umugabo we yaravuye mu kazi, yakoraga akazi k'ikimotari, acyumva iyo nkuru yahise atwara moto yirukanka nk'umusazi, akihagera nawe yahise agwa muri koma abonye ibyo bakoreye umugore wiwe. Yahise agwa muri koma nawe kugeza izi saha ari kwa muganga, aracyari muri koma ntago arava muri koma. Ibingibi rero byarijije abanyarwanda benshi cyane, biriza inzego z'ubuyobozi, biriza abantu benshi cyane. Aba bagabo ni inyamaswa rero. Abaturage barasaba ubufasha ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ko bwakongera umutekano hano mu murenge wa Rutunda, bitewe n'ibiri kuhabera, bitewe n'abagizi ba nabi ibintu bari gukora. Rero abaturage barasaba umutekano uhagije, kubera ko bino ni ibintu byabarijije, ni ibintu byatumye mwava mu byabo. Bibaze ko abantu bashungamirije imodoka zari zihari za polisi, imodoka za gisirikare, n'imodoka y'akarere yari yaje. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo avuga yuko bano bagabo bakoze ari ibyaha by'indengakamere, ariko batari bazi yuko ibi byaha bisanzwe bibera hano. Bavuga yuko ari ubwa mbere banabyumvise, batari bazi ko aya mahano yabera hano. Gusa abaturage bavuga yuko hano hari ikibazo cy'ibisambo. Abayobozi b'inzego z'ibanze bari babizi yuko hano hari ibisambo byiba ntibigira icyo bisiga inyuma, ubwo babiba n'amasafuriya bakayatwara, kandi bano bagabo barinda korwaho. Abaturage barutse kuvuga yuko irondo ryabo n'abana bakiri batonya ntago babasha guhangana na bino bisambo. Bigize gusaba inzego z'ubuyobozi, ndavuga ubuyobozi bwo hasi bw'umudugudu, ko bwari komandinga bugatanga ikirego ku karere, bakongera umutekano hano. Ariko inzego z'ubuyobozi zo hasi, ndavuga z'imidugudu, z'utugari, ntago zigeze zibishyira mu bikorwa. Ariko kugeza izi saha abantu bakoraga ibyaha batawe muri yombi. Ku bw'amahirwe abaturage barabyinira ku rukoma, kubera ko abantu babibaga cyangwa babahozaga ku nkeke batinyaga bafunzwe. Abaturage basabiye igifungo cya burundu bano bagabo, cyangwa bishwe nk'uko bishe uyu mugore. Ariko mu Rwanda tugira itegeko ryo guhana umuntu wakoze icyaha. Rero reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rwamagana, naho ahabereye amahano akomeye cyane. Rwamagana rero abagabo batatu baje kwiba umugore witwa Valentina. Uyu mugore mu kumwiba barirukanka, ariko bano bagabo kugeza izi saha barimo baragenda batagataga. Bivuze ngo uyu mugore yahise abakorezaho, yahise abaroga, bari kuboroga, bari kuvuza induru ku musozi bavuga ngo Valentina tubabarire, Valentina tubabarire, Valentina tubabarire. Dore yuko uyu mugore bari bamwibye amafaranga angana n'ibihumbi 900. Yaravuye kuri banki, bayamushapuje, barirukanka na telefoni barayimucapuza, barirukanka barayitwara. Ariko kugeza izi saha bano bagabo bari kwirukanka muri Rwamagana bavuga ngo Valentina watubabariye, Valentina watubabariye, amafaranga yawe turayazanye, Valentina tubabarire, amafaranga yawe turayazanye. Uvuze ngo rero uyu mugore nta kibazo yagize, sabareka barirukanka barigendera, nawe arigenda. Ariko kugeza izi saha aba bagabo barimo baramuka nk'imbwa ku musozi, barimo baragenda bavuga Valentina. Bivuze ngo rero banyarwandakazi, icyaha cyo kwiba cyangwa kwiba umuntu ni ibintu bibi cyane. Nawe ntuzakore icyaha cyo kwiba. Munyarwandakazi, jya urya akagabuye, akatagabuye ukihoreye. Kugeza izi saha bano bagabo cyangwa bino bisambo birimo birirukanka ku musozi hano mu karere ka Rwamagana bivuga ngo Valentina, Valentina, Valentina. Kandi Valentina yamaze kubona amafaranga yiwe na telefoni we yayibonye, ariko yanze kubababarira. Ariko abaturage bavuga yuko uyu Valentina nta mutima mubi yabikoranye agahinda, dore ko yari abonye amafaranga yo kujya kwishyura umurwayi we uri kwa muganga, ariko bakahita bayatwara. Umurwayi akaba yarembye kurushaho. Bivuze ngo rero niwo mujinya afite ko bari bamutwaye amafaranga ajyanye kwa muganga kwishyura ibitaro, kugira ngo umurwayi we wari uri mu bitaro asohokemo. Bivuze ngo rero uyu Valentina nta kibazo kiwe, bivuze ngo nava kwa muganga araza kubikemura. Ngayo ngo ko rero reka amakuru yacu twasubikira hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, nyaboneka ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Mwibuke yuko mbakunda kandi mbahoza ku mutima. Nongera kubifuriza amahirwe n'imigisha. Imana ijye ibandindira kandi Imana ijye ibandebera icyoroshye. Imana niyo imbere, n'amafaranga agakurikiraho n'ibindi bigakurikiraho.
nta buzima nta mafaranga, no money no life, nta buzima nta mafaranga. Munyarwandakazi, nge mwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Rero aya makuru azajya agenda agaruka uko bwije n'uko bukeye. Amakuru aba yabereye mu ntara zigiye zitandukanye, muba mugomba kuyumva mukayamenya, mukamenya ibyabereye mu ntara zigiye zitandukanye, abakubiswe, abarwanye, ndetse n'ibindi byagiye biba byinshi, impanuka zagiye ziba, muba mugomba kubyumva. Reka mbanze nshimira umuntu wakoze subscribe, atagira ngo naramwibagiwe. Umuntu wakoze subscribe n'uw'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha, kandi Imana igiye imwongerera imigisha, Imana igikomeza imuturindire. Ngaye nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nongera kubifuriza ishya n'ihirwe, mugire umunsi mwiza, muhahe muronke, Imana ibarinde ibagene.